Yego, Chuti Batry again official. My name is City Hunter. Where you are, you wish to be blessed in the name of Jesus. Yego, mugubwe neza buri mwe wese aho uherereye. Imana iguha umugisha ko wakoze subscribe ukabana natwe ukaduha ibitekerezo inyunganizi. Imana iguha umugisha. Try again official. Twaje rero. My name is City Hunter. I'm still research life. Bantu banyibuka ku kazina ka research life ndabashuhuje. Shakisha ubuzima uko byagenda kose. Abasore tujya tugira imbogamizi ngo turakennye ugasanga twarwaye amadepresiyo y'amahitamo mabi. Ngo reka mite muriya ngo nimbona amafaranga wenda uriya niwe nzahitamo. Mwene data rakwiye guha agaciro umuntu waguhisemo nta kintu ufite. Wagira icyo ubona ugasanga ngo wirukiye ngo mu bana beza. Zapfa nabi. Shaka ubuzima. Nimba ubona igihe urimo utereta bakakwanga kubera ko nta mafaranga ufite. Ndabizi neza naga abantu bose bakwanga kuko nta mafaranga ufite. Hari abagukunda bakaba bakubonamo iyerekwa cyangwa bakubonamo viziyo kuzaba umuntu udasanzwe. Wigira depresiyo ngo uhangane. Kera numvaga nzajya mu gisirikare. Kubw'umujinya mwinshi nari mfitiye abantu bari banyikije batari bamereye neza bibaho nyine. Gasanga byangiye mu ngiyeyo baranyanga ndavuga ati no. Nuko naringiyeyo nakunze igihugu ahubwo naringiye kubw'inzigo. Buri gihe umuntu wese ugira inzigo nagajya agera kure. Naje kubyumva neza ndabyumva neza ndavuga ati mu gisirikari hajyayo umuntu ufite umutima ukunze igihugu wo kurwanira abandi. Nanjye bimba hangaho ubundi umusirikari wa Yesu ndi umurinzi w'inkike. Reka twikomereze. Hanyuma rero kuba ufite inzigo ngo barakwanga mu by'ukuri nta muntu ukunda umukene. Umukene akundwa na nyina wenyine. Nta undi muntu wakunda umukene na nyoko. Hari igihe akurambirwa akaba yagutarika akajya yibuka igisi. Bibiliya avuga mu gitabo cyo Kuva bavuga inkuru ya Mose. Ndumva ari Kuva ibice 2. Ngo na nyina yararambiwe guhora amuhisha. Ngo cyakoze cyamubohera kato. Ngo amushyira mu mazi kubw'igise ngo arategereza ngo arebe ikintu ari bubi. Ako yari yarambiwe. Rero ni yihe cyangwa n'uruhe muti w'umukene? Tuzi umenye ubukene bwawe. Iyi si ni ahantu baha agaciro umukene. No muri Bibiliya Imana yagiye yibuka abakene abantu batabahaye agaciro. Iyo niyo meaning nziza. Wowe kora, wongere ukore, ugaragaza ibyo ushoboye, abantu bazaza kugushaka bakurikiye ibyo ushoboye. Nta muntu uzagushaka kubera ko uri umukene, no? Oya. Abantu bazagushaka kubera ko uri umukene mu buryo bugaragara ariko ufite imitekerereza abakire bakeneye. Abakire nabo baguha amafaranga. Abantu bazagusanga kugira ngo ugire refu ujyaho bitewe n'uburyo nawe wahinduye imitekerereze. Imana ikagira abantu ikora ku mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Bakaza bagushagaye nk'abandi bashagaye Sawuli akimara kuba umwami. Ariko ab'ibigoryi bazahama bapinge ntuzahangane nabo. Icyo mwifuriza nuko Imana yahindura amateka y'ubuzima bwawe. Menya ngo nimba urusengera mu rusengero. Njya nangazwa n'abakristo agahora yindura insengero nyinshi ngo hariya ngo naga abakene babitaho. Ubundi se ninde wakita ku mukene wapi? Ibi ndabikubwira ndabizi neza. Umukene nakundwa. Ujya no gutereta umukobwa uri umusore yakurebera mu bucyaha bataye akikorera amaboko akavuga ati mwokagira Imana yanjye we. Akikorera amaboko bati nk'uyu nguyu koko. Imana akasenga Imana akabati koko ngezaho gutezwa n'uriya mu Mana. Ugezaho n'uriya ninyuka kubera iki ubukene. Ariko ufite icyo ufite yarara bisenyera ngo Mana we umfasha batabivuza ahubutse ataza kwisubiraho. Umuti w'ubukene ni ugukora. Umuti w'ubukene ni ukugira intego. Ukagira ibintu wiyima kandi ukabitangamo sacrifice. Ugatanga igitambo kizima. Imana niho izagusapotinga ukagira intego y'ubuzima. Abantu bajya ngo kwirinda n'intego. Ibyo bintu biratandukanye. Umuntu ufite intego ntiyagwa mu cyaha cy'ubusambanyi. Wapi? Ako umuntu wirinze ashobora kukigwamo. Ako umuntu ufite intego ashobora gusanga inzira irimo abasambanyi bati hoya. Ngiye ngomba gukomeza intego yanjye si ugutindana n'abasambana. Intego yanjye ni ukwavansa nkagera kure aho abasambanyi bataba.
icyama ngo iki kintu cyumve wumve ko umukene adakunzwe kuri iyi si ni ukuri nta mukene ukunzwe ateza ibibazo abantu bose ateza ibibazo bamutwara sibo ninde ugira umwana ni umukene ninde ufite ibibazo ni umukene wowe rero akira ubukene bwawe Salomo yari umuhanga yari umutunzi afite n'Imana muri we arabanga ariko umukene bwe avugana umwaga avuga yihonga avuga yihonga gake gake atagira ibyo asimbuka yewe uzukumenyana n'abakire ukagira ari abakene birata ko baziranye n'abakire kandi abo bakire nta kintu babamariye uwo mukene shaba ari nta kigenda ari na umukene wirata ko aziranye nawe nta kintu bamumariye akirirwa yashize stata posting nanjye nigeze gupostinga umukire arangije anyura inbox arambwata ariko wagiye umenya urwego rwawe ndabubwa turakoze kunyibutsa urwego rwanjye ohera uwo munsi kandi uwo mukire Imana imubabarire no kuri byankoze ku mutima nyine ndavuga ati uziko ko wamugana atari ukutamenya urwego rwanjye ariko ndabizi neza abaye wageze kuri revo yagutira imodoka azakwegera kubwati warakoze warakagabusha warakagabo rwose warihirinze gahunda rero kora byanga ariko wakoze try again ongera ugerageze mwene data ongera ugerageze umenye neza ibi ndabivuga nanabisubiramo ari abantu bavuga ibintu batasubiramo nta mukene ukundwa ahariho agusapoti ikisi ntibagutumira mu nama y'ubukwe reka mu muryango nta gaciro ugira reka muri sosiyete nta gaciro ugira reka n'uwo guteza ibibazo cyakoze cyo igihugu ni umubyeyi igihugu gikunda abakene kavati reka tubatekerereza nibo nabonye batekerereza abakene ariko Imana iba yabaciyemo kugira ngo ariko gira uburyo ari n'umuntu wishimira guhama ari umukene akama ari umukene hakiriho ibyiciro umuntu yaraburanaga ngo naga ari mu cyiciro cya mbere imitekerereza mindset ati bankuye mu cyiciro cya mbere mwene data shuti yanjye reka nkubwire kandi nkubwize ukuri nta kindi cyagukura mu bukene kora byange nanone wongere ukore ikindi cya kabiri usenge Imana izahindura amateka y'ubuzima bwawe abakubonaga uri umukene bazavuga ati mbese uriya niwe bene da natwe suko twasaga gusa uko biri kose biruta mbere turashima Imana umuntu wavangwa uriya ngo ni gute yahindutse city hunter ngo ni research life mwene data nta mukene ukundwa waba bishop ukennye ni wakundwa ni wakwemerwa abantu barabaturiya ni wa muntu ni nawe usuko ni ukennye uhanura ni babyemere bakemera iby'ababeshya bigize abakire babatubuza iyo ukennye igitekerezo cyawe bagitera umugongo mu nama byo ndabizi neza kora wikijundika abantu ngo barakwanze ngo nukukene wowe kora ukore kuko urangitse pe wihindura amadini ngo buri gyara n'injyari yango niho ari abakene bagenzi banje ku buryo ugasanga umuntu yarasitaye ugasanga ngo niyasengera ngo muri iri torero ngo ririmo abakire jyayo ukorera Imana ukennye Imana izakwibukira muri abo bantu ngana ku musozo umugabo bita Bidodomu ngo yari umukene ari kubyemera agasengana n'abakire kandi nareke kujya kurepeta nareke akavuga atari kicyonze cyo hari igihe Imana izanabara ngo akigurira uduhene akiterera utuyuzi gerageza nago yicaye bamere nk'ababarokore birwa ariko Mana yanjye Imana izamfashe hano hari Imana izamereverasiyo n'abantu base ujye unce yaringira mwene data avuga ati hano hari umuntu arashaka kuvuga message y'Imana Imana yashyize muri we y'ukuri kwibiriho Abidodomu ngo yateraga inzuzi ngo Imana ijya kumuha umugisha ngo mu gihe cy'amezi 3 ngo Imana ngo yamuhaye umugisha ngo uruyuzi rukera byinshi mwihene ikabyara batanu ko uyu munsi umuntu arishyirira amaboko mu mufuka ngo Imana izagutabarira kuki Imana igira ahantu hera mwene data gira ahantu hera shobora guhera ku bunyangamugayo bwawe ariko urikanya amadeni igira akayuzi heraho igira utufuti heraho ngira ngo namwe muri kubyumva igira ahantu hera byumve gerageza ongera ugerageze mwene data uyu mukene bita Bidodomu abasenga amabyemera ko ari umukene niyakomeretswa nuko bamunena aravuga ati ngewe nzi ko Imana izamindurira amateka abaririmba makennye bakamushyira inyuma akabyemera bakamukoropesha amadushe n'amatuwarete akabyemera bakamwogesha amasana akabyemera bati Imana izangirira amaze kuba umukire ibikorwa remezo bimaze kugera iwe uya Bidodomu bamushyize inyuma cyangwa bamushyize imbere umuntu Imana yahaye umugisha isi yose ikabare igihugu cyose n'isi biramenya ngo hari umugabo Imana yahaye umugisha mu gihe cy'amezi 3 ndagusengeye mu izina rya Yesu nimba wumvisha ibi bintu ndi kuvuga Imana iguha umugisha
Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe, Imana igutabarire muri ubwo bukene. Ariko presenta akantu wikanga gukora. Ntabwo ati abantu bo hanze, ntabwo abantu bo hanze nta kindi bakora pa amatuwarete, ariko ugasanga ngo umuntu arashaka kujya hanze boza bapfa. Reka nkubwire ngo Imana ikugirire neza, ihindure imyumvire yawe.